amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muherereye mu mpande enye z'isi. Turagarutse rero nk'uko mumaze kubimenyera ni ya channel yacu yanyu Ladies TV Show 1. Tugarutse rero kongera kubana namwe, ntabwo tuzabajya kure pe. Turahari ku bwanyu, kubw'urukundo rwanyu turahari. Nkuko rero mumaze kubimenyera ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Kana batangira basuhuza kubibwira ryo izina riracyari ryarindi ntago arahindura. Kugeza uyu munota ndacitwa Mama Gift Sandrine Nyambo. Nanjye nongeye kubasuhuza inshuti zacu. Ni ukuri muraba umumaro ukomeye cyane kuri twe, kuko urukundo rwanyu nirwo rutugarura. Turabakunda kandi ni ukuri tubasabira umugisha. Amahoro y'Imana ikomeza abane namwe, abatameze neza Imana ibibuke, aba barwayi Imana ibakize. Uyu munsi dufite ikiganiro ariko harimo utuntu twinshi. Muri bubasengere ko n'abaririmbira. Wambwiye ko ufite indirimbo uri butura abantu. Shyira hano tubanze tubone tukanye. Hanyuma wibuka gahunda yatumwereza. Yumva ntaguhana. Byo ntabwo byemewe warukuze. Abanyarwanda namubonye gahunda ya leta yacu nitungwereye sino nacangwa cyane. Oya, nta muntu ukora ciyazi ngo atereke hasi. Bazaguca amande. Twagiye. Uyu munsi rero inshuti zacu twabwiye twaje insanganyamatsiko ikomeye aho dutse abakunzi bacu ikiganiro tugiye kuganiraho. Twagisabwe n'umwe mu bakunzi bacu. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kwitinyuka umwari n'umutegarugori. Ntabwo turajya kure y'insanganyamatsiko yacu, twe turi hano nk'abagore. Turashaka kujya tuganira cyane n'abagore n'abakobwa, ariko nanone iyo bavuze umugore haba harimo n'umugabo, bavuga umukobwa haba hari umuhungu. Bivuze ngo rero nubwo cyane twibanda kuri abo bantu, ariko nawe wumviraho. Tugiye kuganira kuko umugore umwari n'umutegarugori yakwitinyuka. Iyo rero witinyutse nk'umwari nk'umutegarugori, ntabwo wakwitinyuka umugabo atabigizemo uruhare cyangwa atagushyigikiye. Niyo mpamvu rero twavuze ngo ntabwo iyo tuvuze umugore n'umugabo bari aho hafi, ntimuzatwumve nabi cyangwa mwumve ko mwebwe tubaheza mu biganiro byacu. Oya, namwe murahari. Ntabwo twabaheza kuko nibyo iki ni ikiganiro kiba gifite imbaraga ku mpande zose. Yego. Ni ukuvuga ngo kwitinyuka bigira umumaro kuri wa muryango wa muntu arimo. Nimba uri umwari ukitinyuka, uri gutegura ejo hazaza kandi urimo uragira icyo ufasha famiye yawe uvuyemo na sosiyete nyarwanda. Nimba uri umumama rero ukaba uri kwitinyuka, nawe urabyumva ko bifite umumaro munini cyane ku mutware wawe, ni ishema ry'umutware wawe kandi ni ishema ry'abana bawe n'umuryango. Izo ni zimwe mu mpamvu twavuga ngo ni iyihe mpamvu dukwiye kwitinyuka. Yego, iyo umugore cyangwa umukobwa yitinyutse, burya kenshi bifungura n'imyumvire cyane, kuko hari ibyo iyo ugifite kwitinya muri wowe, hari ibikorwa bimwe na bimwe uba wumva muri limite utakora, hari akazi uba wumva utajyamo, hari byinshi. Ariko iyo wabashije gutinyuka, ibyo bintu rero tugomba kubirenga, byo kumva ko hari ibintu tutabashije gukora, tutakora, ni iby'abagabo, ni iby'abasore, sibyo? Uzareba ubu leta yacu irashishikariza umuntu wese, sibyo, gutinyuka agasho. Kandi koko umwari watinyutse aranashobora. Burya umudamu wahagurutse gukora ikintu runaka agikora yivuye inyuma ku buryo rwose agikora neza. N'urugero, hari abamama batwara amamodoka. Ngiye hari abo nzi batwara za Ritiko. Ritiko ni imodoka nini cyane. Hari n'abandi batwara za Actros bajya Kenya. Baritinyutse kuko iyo batitinyuka ntabwo bari kubishobora, sibyo? Kuko n'umugabo utwaye ya modoka ya Actros ntabwo ayikoreye ku mutwe, sibyo? Kuko bagize ngo nukwikorera ku mutwe nta wayishobora, nta n'umwe wayishobora. Ariko kubera ko ari ukujya hariya akiga ni permis. Nyine hari ukuntu twajyaga twumva kera, wenda ubwo nimvuga kera nyine niko twasanze sosiyete nyarwanda, cyangwa wenda n'ahandi ntitubizi, nyine turavuga iby'iwacu.
ukumva ko umugore cyangwa umukobwa ari ba bandi bo mu rugo, inshingano ze ari uko gukukira inka, akita ku bana, akajyana ifumbire mu murima, akahirira amatungo, agashaka icyarire, byari ibyo. Ariko turashaka ko nyine kurenga kuri urwo rwego na wa wundi ugifite iyo myumvire yo kumva ko ari wa mugore nyine wo mu gikari. Oya, turashaka ko twitinyuka, dutinyuke, turashoboye. Nk'uko wari uvuga batwara imodoka, kera nyine wumvaga ari iby'abagabo cyane, ariko turashoboye. ntabwo tubona abamama basudira, umumama usiga amarangi amazu, abo ni benshi cyane. usiga irangi, urashobora gusiga irangi inzu ukabaho kandi ukabona imirimo ugakora, abantu barubaka iterambere mu rugo rikazamuka. Sibyo? Kwitinyuka rero ni ugushobora, kandi twabikora, kandi twabishobora. Abari n'abategarugori, ni ukuri nta mpamvu yo guhezwa inyuma, nta mpamvu yo kumva ko tudashoboye, nta mpamvu yo guhezwa inyuma nyine ngo natwe twisuzugure. Tugomba kurenga ijambo oya, ntibishoboka, ijambo ntibishoboka, turireke. Kumva ngo kaminuza neza abagabo, kujya mu buyobozi runaka ni iby'abagabo, kujya muri polisi ni iby'abagabo, kujya mu gisirikare ni iby'abagabo. Ubu twamaze gusobanukirwa, sibyo? Hamwe n'ubuyobozi bwacu bwiza budushishikariza kumva ko dushoboye kandi dufite imbaraga, nibo tubikesha ubuyobozi bwiza cyane rwose. Hari ibihugu na bimwe na bimwe umugore atagira ijambo pe, umukobwa atagira ijambo, umugore atagira ijambo, atashobora kujya no mu myanya y'ubuyobozi ifata ibyemezo. Ariko turashimira leta yacu 50/50, yubahwe ni ukuri, no kuba twicaye aha biri mu gutinyuka cyane rwose, cyane twumva ko natwe hari ibyo dufite twasangiza abanyarwanda. Kuba twicaye aha ngaha abantu ntibabyumve nabi, kuba twicaye aha nuko twatinyutse kugira ngo tuba, no kuvuga no gutinyuka, urabyemera? No kuvuga ni ugutinyuka, sibyo? Kuko kuvuga mu ruhame, uru ni uruhame rurenze kuvugira mu itorero, mu rusengero. Mu rusengero wenda harimo abantu 300, ariko hano turi kuvugira hari abantu benshi. Ntakubeshye, ni ukuri abagore bagira ibitekerezo byinshi kandi byiza kandi byakubaka yego, kubera ko nyine iyo umugore yabashije kwitinyuka, ni ukuri akora n'ibirenze. Ikibazo turacyitinya. Yego, hari umubyeyi nzi yari afite abana b'abakobwa, akajya nyine agira ikibazo, inka zanjye zirakamwa gute, akajya kwinginga, rimwe na rimwe bakanabimusuzuguriramo. Umukobwa w'umwana avuga ati ngiye guca kano gasuzuguro, yarakamye, abyigisha na barumuna be, urumva kuko ka gasuzuguro kuvuga ngo mama yagiye kwinginga umuntu, kandi abikora neza pe. Hari aho yageze kubikora, haza umugabo nyine mu bajyagaho bakamira, baza mawe gutati duhamagara bimeze gute, umwe ati nta kibazo cy'umukamyi gifite. Sawa, yego, arebye uburyo cy'umukobwa yivuruganye, warakamye se? Iwacu zara ntabwo mwaraboroze. Ako kantu ni sawa, ako kantu ni sawa. Rero ni ukuri kwitinyuka ni imbaraga kandi ni ishema. Ni ishema ry'umugore, ni ishema ry'umwari, ni ishema ry'umunyarwandakazi. Abanyarwandakazi bari kugenda babyumva, bari kubyumva, abanyarwandakazi bari kubyumva, kuko dufite nyine ubuyobozi bwiza nk'uko twahoze tubivuga. Turabushimira, barigisha kenshi, nyine baduha n'amahirwe, baduhaye amahirwe kujya ku ishuri, abasaza bacu kujya muri iyo mirimo ya leta, kuba ba rwiyemezamirimo. Ubu ntabwo wajya kuvuga ngo wagiye gusaba akazi ngo barashaka umuntu, mwese mufite amahirwe angana, kuko mwariganye mu ishuri, ariko ubundi waba wariganye n'umuntu, sibyo? Mwese mufite competence zingana cyangwa capacité intellectuelle zingana, sibyo? Bagahitamo ngo uyu ni umuhungu, uyu ni umukobwa. Ibyo ni byaraciwe ngira ngo mu Rwanda rwacu ntibikiri, ntabwo byo tuvuga, ibyo twumva bigihari, ntabwo
ntabwo birimo. Umugore yahawe ijambo, yego turabishimira cyane. noneho rero ya mahirwe dufite y'ubuyobozi bwiza reka natwe tuyabyaze umusaruro. nibyo nibyo rwose. wowe ukiri hariya wumva ko inshingano zawe ari n'izacu koko pe kwita kuri ya matungo kwita kuri bya bindi byo mu rugo ni ibyacu, ariko tunitinyuke dukora ibirenze ibyo, dukora ibirenze ibyo. ntuvuge ngo inka ngo ntiyakamaro k'umugabo adahari, ujya renga rwa rwego. ntuvuge ngo inzungu irava ngo kubera ko nta mugabo uhari. yego isakare nawe nibyo kuzamuka urwego. none se ba construction abana b'abakobwa ntibari kwiga? baraziga pe. kera ntiwashoboraga kuyiga, ntabwo byakundaga. ariko na nyine nawe wumvaga. kandi hari ikindi kibazo na kirimo. mbere twiga wumvaga hari amasection nyine y'abahungu. reka mbwire umugisha, hari imbogamizi zikiri aho hantu. umwana w'umukobwa akabwira iwabo ati ngewe ndashaka kujya mu gisirikare, ugasanga ababyeyi baramwitambitse. ntabwo bishoboka, ntabwo wabijyamo n'iby'abahungu. nyine niyo mpamvu natwe ntabwo twavuze ngo byararandutse. niyo mpamvu twafashe umwanzuro ko ngo tuze twigishe tubiganireho tubwire abari n'abategarugori ni ukuri dutinyuke turashoboye cyane. icyo gisirikare se ntibahari, barahari kandi beza benshi babaye intangarugero cyane rwose, bagiye babona ibihembo. barahari abayobozi beza b'abadamu n'abakobwa. yego nta mpamvu rero yo kumva wowe mubyeyi ngo umwana wanjye ntazakora ikindi kizakorwa na musaza we. muha abana uburenganzira, muha abana amahirwe angana kuko bose barashoboye. nibyo hari n'imiryango usanga iha amahirwe wa muhungu uri mu muryango kurusha abakobwa bavukana, kandi wenda havutsemo abahungu 2 mu bakobwa 5 n'urugero, ugasanga abakobwa barimo barashyirwa ku ruhande. byahohotera rimwe twavuze ubushize. ariko uyu mwana w'umukobwa umva ko ashoboye, icuriya musaza we yaterura nawe yagiterura. nimba byose bihera mu muryango, twarabivuze ibyo byo barabizi. bihera mu muryango kuko nanone iyo ufashe wa mwana w'umukobwa urugero ukamubwira ngo wowe niwe uzajya ukoropa mu nzu, umusaza wawe nta muhungu ukoropa, nta muhungu wakoze wateka, urica abana mu myumvire, uriho urica abana kandi na wa mukobwa uriho uramukandamiza. azakura yumva ko nyine twatwoga atazibonamo imbaraga. na wa mwana w'umuhungu uriho uramwangiza kuko nanakura no mu rugo rwe azumva nyine ko ari umutware, ari umuyobozi, agomba niho hazava gukandamiza wa mugore yashatse. nawe nabyara abana b'abakobwa avuga ati jyewe iwacu bambwira ko ari jyewe ushoboye, ari byo uzaba umuragwa iwacu, ugasanga byangije n'ababana. ibyo rero ababyeyi bakwiye kubirengaho tukumva ko ubushobozi umuhungu afite nibwo umukobwa afite. nawe mukobwa umva ko ubushobozi musaza wawe afite nawe aribwo ufite. mugore menya ko ubushobozi umugabo wawe afite nawe waba ugishobora. ariko ntitubabwiye ngo mugende mugumuke, buri wese ni ukuzuzanya. nibyo ntabwo tubabwiye ngo turahanganye turangana, ariko turashoboye. tureke kwisuzugura. nibyo ndumva twe rero nuko twabyumvaga, ariko nawe hari ukundi ubyumva. niyo mpamvu duhora tubabwira ngo mutwandikire komantere zanyu turazisoma kandi turazisubiza. yego rwose ngira ngo nta muntu watwandikiye komantere uteye kumusubiza. hari ikindi kintu nshaka kwibutsa abantu. hari abantu bashobora kuba bafite ibikorwa byabo bashaka kwamamaza. wowe ufite igikorwa sibyo, inganda, kampani, ibikorwa ntazi byinshi, reka mbinywere ibi bintu mureke mbivuge nasomye akantu kubera yuko bashaka kubivuga neza. hari ikindi kintu nari nkubwiye, reka tubanze tubwire abantu aho badusanga kugira ngo tubamamarize. icya mbere baradusanga kuri Ladies TV Show 1. ikindi hariya hari contact zacu, muduhamagare tubamamarize, tubamamarize ibikorwa byanyu. abafite amashopu, abafite ibikorwa ntazi sibyo, wowe wese ushaka ko tukwamamariza ibintu byawe bigenda neza hanze bikamenyekana, ngwino tugane aba ladies turahari tukwamamarize. ariko uzi yuko
cyane cyane abantu bo mu majyepfo iwacu, Yego. mu majyepfo, abantu bo mu majyepfo cyane cyane mu karere ka Huye, abantu mushaka ko tubamamariza rwose turahari. Ujya ubona mu murenge w'iwacu wa Kinazi hari ahantu hari resitora nziza, hari resitora bare, sibyo? Hari umupapa ababishaka yitwa Jean Marie cyangwa se papa Kirenga, abashaka kurya akantu keza afite amafi, afite mana nyasani, haba ikirayi mama, hari inkoko, umupapa witwa Jean Marie kuri arete, kontakte ze turazishyira aho ngaho. Wowe uzajya ugira umurenge wa Kinazi uzaduhamagara tuguhuze na Jean Marie rwose. Wageze kwa Jean Marie nta nzara nta nyota, uzi ko abanza akaguha deseri, afite customer care iteye ubwoba. Wowe ushaka rwose uzaduhamagare kuri iyo contact tuguhuze na Jean Marie, hanyuma uzakubwa neza. Hanyuma rero mwakoze cyane kubana natwe, turabashimiye tubikuye ku mutima. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ariko ntugende udakoze subscribe, like, share na comment. Turabakunda kandi dusuhuje n'umwari mwiza cyane witwa Cynthia, kameramani wacu, turamusuhuje cyane. Bye bye.